ibintu bibaho. So ninjye se muri hosting abatipe batangiye kuvuga so no nawe rero sasa agiye gufata ahantu gufata ndabizi mu Rwanda muri DJing arahari, muri presenting arahari, no muri hosting agiye no kumanaginga event anabari mose. Ko ibyo bintu bituma nyine abantu badasobanukirwa ko hari ibintu bakuzeho, hari n'iby'Imana bayaragushizemo biba bitaragaragara. Tumere nk'abamuhanzi avuze ngo bemwe bakobwa bisiyoni nimubona ubwiza bwanjye nimuzikaga ko ndumwirabura ambaye plaque ya Kongo. Ninde wari wayibuza kwinjira mu Rwanda? Mu Rwanda rega turisanzuye. Ninde wayi ahubwo se ubusizi hari mu Rwanda ubu? None se abo baje bo twababujije kubyama mu. Ni mpamvu rero ngubwira ngo ishyari burya ishyari ni ishyano. Nicyo Kinyarwanda. Ni ribi bya hatari. Ni Mungu. Hari abantu bataba bazi kwisobanukirwa. Egera umuntu mubaza ati ko iyo umbonye umbonamo iki. Sanga abantu bari kubyina tubari bihuta. Wowe uri umu DJ cyangwa uri mu rukundo muziki, umucuranzi, umu DJ runaka acuranga ugahita ati aramanutse man, ubisamanukiye. Ariko kuko ibyo bintu watigeze abyiga mu nyurabwenge ye nta birimo, ntago wamukosora. Ntabwo wamwigisha ngo abyumve. Kuko we azi ko kudijana ukugenda kuri desk agafata imiziki agapfa gukubitamo tu kuko avuye mu muziki mwakajya mundi. Hakyo bita self discovery. Na self development. Then na deploying. Serio? Izo 3D ni gute umuntu ya mbese yakora ikintu biri perfect. OZEY King Show paka last promoter umuhungu mukuru mu gace uyu munsi nkabona bazaniye #1 DJ mu Rwanda ucuranga music iri gospel. Sibwo bwa mbere mubonye mu gospel wo mu DJ. Fiti ibibazo miliyoni giye kumubaza mbere yuko rero twinjira mu kiganiro nyirizina rikabanza twibwire ni muntu kitura kwakiriye kuri kamera za OZEY King TV. Alright, thanks man. Nitwa DJ Yash, nkora umuziki wa gospel, mvanga imiziki ya gospel. And nishimiye kuba kuri OZEY King TV and let's see what goes on. What's up? What's popping out, brother? Bimeze rite subundi? Fresh kabisa. Ubuzima buri kugenda bute? Buri fresh and clean. Okay, noneho rero dutangira ikiganiro ubundi abantu baratuzi neza ko aha kuri OZEY King TV ducisha ibiganiro biri mu bwoko bubiri. Ikiganiro cya mbere no kuba hari impano runaka tugiye kuzamura cyangwa se turi kugira ngo tumurikire abanyarwanda. Okay. Icya kabiri, type ya kabiri no kuba hari umuntu runaka ufite ibiboro yagezeho, afite achievement yachivinze, akaza no kumotivatinga abana no kubaganiriza nyine no kubahereza buranda byita nko kubabwira ati guma mu nshingano ibintu yo kubigumyeho birakunda. Yes. Uri tayari? Cyane kabisa. Okay, ugiye gutangira tubwire rero ku bintu bijyanye na gospel cyangwa se worship. Kugira ngo uyu munsi generation turimo urubyiruko, twebwe urubyiruko nawe uri mu rubyiruko, kwifata umuntu uri mu rubyiruko ukavuga ati okay niyeguriye Imana ngiye gucuranga ibintu bijyanye n'Uwiteka gusa. Inspiration, motivation, umuhamagaro ukura kuki? Well, je nakuriye muri societe ibamo abantu benshi, abantu bose batandukanye. Ariko kugira ngo ugireho itandukaniro yawe n'uriya muntu nuko hari ikintu bukora gitandukanye. Niyo mpamvu byitwa itandukaniro. So ngiye nkura nakoraga music isanzwe. Nakoraga music, nkumva music ya sekira like ndazikunda cyane nyinshi. Ariko ziri inspirational. So haza kuzamo rero ikintu cyitwa ibishego. Aje ibishego none cyarase yamanika kabisa. Ndabona ibintu rero. Senchuze saa moya. Undi agacuranga ndaguhimbaza mukiza. Nafataye. Aba rero abujya nje gucuranga iyo ngiyo. Kandi mfite ubushobozi bwo gucuranga ndaguhimbaza mukiza. Nagiye hariya. Okay. Mitamo gutyo. Ako suko birana bintu ntabyumva. Suko ntanabizi. Suko ntanabishobora. Ariko nyine nahisemo. Ni nkuko bafite ku bagabo iyo bagiye gukora ubukwe, abafite abakobwa benshi aziranye nabo. Ariko agahitamo umwe akavuga ati mu magana ngiye gushyiraho impeta ku muntu umwe. Natwe rero mu muziki ugomba gushyira impeta ahantu hamwe. Ku buryo utacuranga imiziki yose, secular and gospel.
ntabwo nabivanga. ariko hari ababivanga Nyine reka nkwereke nanjye nabishobora. Ni njyewe wabihisemo ko ntabikora. Nanjye none ubu ngubu tuvugana zana turntable cyangwa controller uzane na disk yawe. Disk yanjye apani yawe atapani muziki wateguye. Yanjye apani yanjye uzane yawe wowe uri OZEY DJ cyangwa se OZEY King DJ. Dufate indirimbo ntazi zifa kuba zifite BPM zifite na Q. Ibintu bibiri biranga music kuri DJ. Cyangwa se ntabwo nziza nta Q zifite na BPM zifite. Ikintu cya mbere ndi bubanze kuzikorera ndabanza nkore ikintu kimwe, which is guhita nzishyiraho Q na BPM, ndakora synchronize. Banze nzishyireho analyze yazo niri bumperezi ibyiciro ndi bukoresha. So icyo gihe nk'umu DJ ndavuga ni wawe iyi ngi ifite BPM ya 85, indi ifite 90, indi ifite 100 na nambare ekuteri. Umu DJ uzabona yambaye ekuteri ntago akenshi aba ari umuswa. Nuko hari indirimbo iri gukina hano ashaka kudropinga indi hano, ariko abanze yumve nimba bifite icyo bita beat match niba bihura nyine beatarism. Nshobora kuba mfite 96 y'indirimbo ariko hari ya 82 yihuta kuyirusha. Bikubyumva? Ndakumva cyane. Niba uzasanga aba DJ benshi iyo kinnye indirimbo atayumvise neza usanga abantu bari kubyina tubari bihuta. Wowe uri umu DJ cyangwa uri mu rukundo umuziki umucuranzi umu DJ runaka acuranga ugahita ati aramanutse man ubisamanukiye. Ariko kuko ibyo bintu watigeze abyiga mu nyurabwenge ye nta birimo ntago wamukosora, nta nubwo wamwigisha ngo abyumve. Kuko we azi ko kudijana ukugenda kuri desk agafata imiziki agapfa gukubitamo tu kuko avuye mu muziki akajya mundi. Hari n'igihe we aba afite inspiration yakuye ku wundi mu DJ nkanjye anda pete wenda natoje cyangwa abandi ba DJ tuziranye bavuga bati wowe uri good at hip hop nyine gospel, ariko uri good at hip hop, reggaeton, afro bya gospel, ariko korari uyaberetse bya gospel. Okay, hip hop y'indirimbo ya gospel ni nkiyihuzi ngiye ndikumva bise hano mu Rwanda sari umuraperi w'umu gospel uhari baruzi barahari benshi. hari sympathetic no muraperi cyane hari sympathetic, hari MD, harimo n'abakobwa Babri eke the Bible yaririmbaga indirimbo za sekira kandi ngabo turaza kubagarukaho. Hari sympathetic, hari MD, hari iyo bita The Squire ni group y'itsinda ry'abahanzi bakora gospel ya hip hop. The Squire hano mu gihugu cy'u Rwanda cyane, ariko batazwi. barazwi. Hanyuma hakaza umumama witwa Ariera, umuraperi kazi cyane. Hakazamo n'abahanzi benshi bakora gospel ya hip hop. Noneho hakazamo n'abandi bakora ama afro. Harimo nk'abahanzi barahari benshi. None se ikibazo ngize niba uhuye n'aba DJ bagenzi bakakubwira ngo uri good muri ibi ngibi, ndibaza hari abandi ba DJ benshi bacuranga music nyine ya gospel cyane, ku buryo muhura mukamurenze nk'icumi mukabwirana ati nge ndi mwiza muri ibi, cyangwa bakakubwira ati nyine kuri DJ zawe uratwika. Okay, reka mbikorohereze. Buri mwaka tugira icyo bita crossover. Buri mwaka aba DJs mu bihugu bitandukanye, DJs bose cyangwa ba gospel DJs gusa tukugira crossover. Ya nyuma nakoze twari turi Mombasa, indi yakurikiye ari Bugande, indi yakurikiye ari Tanzania, iyabanjije yari iri mu Rwanda kuri New Life Bible Church. Twafasha aba DJ 8 DJs hano mu gihugu ba gospel hano mu Rwanda. Nari harimo n'ababiri, umwe w'Umugande n'undi w'Umunyakenya. Okay, abanyarwanda bavuye hano bari bangahe? Ni ngewe. Bisobanuye ko ari uri main n'ubundi. Ariko ubu ntago ari njye ukiri main. Ubwo twarakuze twabaye benshi. But akenshi iyo
nka DJ Spin yigeze guhagararira u Rwanda nawe muri Kenya nubwo nari umunyakenya ako yakoze ubukwe n'umunyarwanda yakoze ubukwe n'umunyarwandakazi apana gukora ubukwe ari umunyarwanda yakoze ubukwe n'umunyarwandakazi okay bimugira umunyarwanda yabaye mu Kenyarwanda yabaye Kenyarwanda nagari Kenyarwanda okay ni Kenyarwanda so na DJ Sean nawe yavuye Buganda ariko sinzi niba ari umuganda original cyangwa afite ubundi bwoko ariko yavuye Buganda uyu munsi yita umunyarwanda ni umunyarwanda kutesa hanyuma dufitemo n'abandi bana b'abanyarwanda harimo DJ Ketu ni umunyarwanda kabisa original ahubwo Yosua yitwa DJ Ketu hanyuma akazamo n'undi yitwa Lord Sunny akora show kuri televiziyo na barahari n'undi mukobwa yitwa Nini DJ Nini harimo n'abandi bake none se uretse aba DJ mukora ku maradiyo muri aba presenter runaka hano hari aba DJ bandi nyine abo wavugaga bagiye bafite utundi nyine badijya mu rusengero nyine wakaye umu DJ ubundi tumenyereye no kujya muri boîte agakubita sibyo akajya mu club agakubita akajya mu mbari agakubita ku buryo usanga umu DJ ari busy from Monday to Sunday mwebwe muba muri busy Sunday gusa rero noneho twebwe gishekeje ari nacyo cyiza kenshi tuba dufite iyo ni passion yabaye profession akado dufite na daily job cyangwa se hustle job urikumva ugomba gukora nyine ukaninga amafaranga atavuye muri DJing irahemba but urumva koko twebwe dukora ibintu nka bitatu iyo utari gukora kuri radio uba ugomba gukora muri concert cyangwa ugomba gukora mu rusengero muri limite nyine aho hantu hatatu gusa uri ni wowe uhitamo niba ufite akazi kuri radio that's a paying job niba ufite akazi muri concert ni concert zaba rimwe cyangwa bajye bahora baguhamagara niba ari mu rusengero nyine wagomba kuvuka event ituma bakenera DJ urumva iyo ni event igomba kuvuka either way yuze ubwenge urayirema cyangwa ugapushinga abandi bakayikuremera ukajya okay muri gospel bwarema nk'iyihe event ku buryo ishobora guhoraho iki mbese akazi wa creating tour akurumva biragusaba money of course kandi ukeneye kwinjiza none utangiye no gusohora oya umva nkwereke bano ba DJs bo hanze hano ndashaka nyine noneho comparing DJs local DJs cyangwa se secular DJs kumwe namwe urasanga muratandukanye kuko bo ntabwo bakeneye creating a job warashaka controller ashaka imashini ashaka n'iki anige ntabwo byabafite akabiri renting anige batabifite akabitira urumva udufaranga shora ntago ari twinshi kuranyiraga bari menshi amprise n'umuntu w'umugospel ugiye kuvuga ati none ngiye DJ w'umugospel ngiye creating event ni urumva gaspillage bagiye gukora we urishuwa se ko abantu bazaza hazamo icyo bita sponsorship okay reka nkwereke nk'urugero je nkora tour y'amezi 4 oya banza utangire from zero wowe uri umu DJ kuri radio ikomeye hano mu gihugu yego iyi Royal FM uri umu DJ kuri Royal FM buri kwezi barakwishura hari salary gaining buri kwezi noneho itandukanye n'undi muntu uri from zero uri kuvuga nge mfite impano yo gucuranga ndumucuranzi gusa wa gospel nurangiza umbwire ngo azahera he igitekerezo kuko no kugira ngo rega aba sponsor nicyo nakubwiye sponsor reba wowe icyo ufite muri wowe yego akagitera inkunga ntagareba wowe areba icyo ufite nuvuga ngo nkawe nkurebye natavuga ngiye kukugira umustilist umuntu stylist yego stylist ni umuntu ugomba kunyamamariza imyenda nabindi mu buhe buryo araza ndebera ngiye imyenda muri kabati kanje mfite ajya mbwira ngo kwa mbere urambara iki kwa kabiri urambara iki kwa gatatu urambara kiriya mu byukuri uriya mustilist uri kunyambika anyambika bitewe n'ibyo ngiye mfite yego ariko utanabifite bitewe nuko ashaka kukwambika mwana bigura icyo gihe utabifite hazamo shops zizajya zikwambika nk'ubu nk'urugero nshaka kwamamariza nk'umuntu runaka kuri event ku mugani w'umumama twakoranaga ikiganiro kera cyitwa The Gospel Vibe kuri radio na kuri TV1 n'ubu kiracyahari nuko aragikorana n'abandi so tugitangira iyo show njyewe nawe twajyaga tubazanya ngo ninde wakwambitse wowe uvuze ngo niyambitse
bikaba ikindi kintu wimanya akazi nta nubwo wabyanze abantu bose bari mu gihugu wabuze umuntu n'umwe ukwambika n'imyenda bafite ukuntu ingana urangije ujya kwiyambika urumva ako kantu so bigatuma wowe utangira gucreatinga noneho idea ukavuga ati well niba nambaye imyenda yanjye nkanayijyana muri show how about noneho njye mbwira umuntu njye mukorera promo anyishure cyangwa nyambike for free nyine for free mwamamarize njye namamaze tu njye mvuga ni DJ Yash Limited yanyambitse cyangwa njye njya mvuga ni DJ Yash House fashion the Anchor House cyangwa the Anchor Inc cyangwa the Anchor Entertainment niyo yanyambitse sibyo noneho ugasanga icyo gihe bituma wa muntu uvuze ati DJ House ibahe cyangwa se Yash House ibahe cyangwa se OZEY entertainment/fashion ibahe akaza aje kukureba bitandukanye no kumbwira ngo jewe ndihagije singukeneye bikubona iyo umuntu yihagije arashobora iyo umaze kumenya ko utihagije ukenera imbaraga mu bantu anacyo murambwira abantu kuri isi ya rurema bana na buri wese amahoro ku myaka ufite sinzi uko ungana nagari we mbwira uri kureba kuri screen ukankurebe wowe uzareba iki kiganiro sinzi imyaka ufite sinzi nuko ungana sinzi naho uri bana na buri wese amahoro wa muntu utazi ko uzakenera umunsi umwe biba ngombwa ko mukenera mu kinyarwanda baravuga ngo bana na bose bana na buri wese amahoro kuko inkingi imwe nigira inzu mwumva bakanyarwanda muri aha tubyumva okay dukomeze warumbwiye ngo wowe ngo ufite event ukora nyine ubwo dukomereza tusobanure kuri event kugira ngo tumenye events zishobora kuba kenshi mu mwaka depending n'ukuntu uri creative n'aba DJ nagwa babona tubari buri gihe ariko arakora buretse you brand yourself nakubwiye ngo umuntu aguha sponsorship bitewe n'icyo akubonamo apana wowe uriwe kangoye nk'urugero n'urugero isi rupapinga mu mutwe Diamond Platinum akiri Mbagara muri quartier za Tanzania nta muntu wari umuzi n'uyu munsi iyo bakweretse ifoto ye ya kera bavuga ati Ariko mara bamutoka mbari bariho bava kure ukubona umunsi yakoze iriya ndirimbo nyine ya Mbagara nibwo abantu bavuze iyi quartier se yavamo umuhanzira biti so kuko uwo munsi yazamutse ajya muri Bongo Flavor Studio muri Dar es Salaam aproducinga ya ndirimbo producer aramukunda amukorera publicité birangira abaye iki umu artist renowned artist n'umustar turanamwumva twese turamuzi hari n'abantu bumva indirimbo ze batumva igiswahili cyane ariko bakunda beat ye bakunda n'amagambo avuga kandi bayumva cyane featuring nyinshi akoresha ziguma mu giswahili yiririmbira ibiswahili na bya bishegu wanga birimo kandi ngenda nabyumva original nkahita mvuga ni Yesu na Maria uyu none wavuye hera hari indirimbo Diamond ashobora kuririmba wamukundaga uzi igiswahili wawe twati Yesu we ariko nanone naga abantu bose we na Zucu nibo abantu nzi kwisi bafite igishego igumwe no mu manager wundi ariko mboso abarenze bose yes none icyo ni kikumvisha iki icyo ni kikumvisha ko na secular world nice I chose the gospel industry ko niyo nacho nahisemo so kuri concert ushobora kuzigira ari nyinshi kanga urugero ushobora gucreatinga event yo muri church runaka kagenda kabwira pastor urubyiruko kamwe ati pastor kwa gatanu dushizeho concert y'urubyiruko cyangwa mu materaniro y'urubyiruko tukashyiramo mu DJ icyo bitwara akabyumva bizatuma abana bacu basirimuka sawa DJ nyine mu rusengero aza kurema iki DJ nyine guscratchinga music ariko njye menya na senga kubera ko ngiye mu rusengero umva ukuntu bimeze ngende umudivantiste umunsi wa karindwi sibyo kuba divantiste dufite gahunda isetinze nyine kuva mu gitondo duhereye kuri gahunda y'ibyaremwe kugera ku cyigisho sibyo cya saa 5 ajya bayita n'imitwe noneho cyakubwira muri izo gahunda zose zaba zisetinze ku munsi ntago ndi kubonaho DJ yaza DJ
araza acuranga ryari trust me DJ ahantu yava ahantu habiri urumva yava ahantu habiri ahambere iyo muri gukora worship ntago mucuranga turacuranga so unuvuga ngo iyo set ya music mushobora gucuranga je nkahita nka DJ muri ya set ya music ya link ya music iyo ngiye naza ngakora then niba bajya kubwiriza wongera uveho wigende none se hari ikindi nakoraga niba za gusoza bakumva wenda akantu twabakomye kararyoshye ko nabo bongere bagasabe bagaruke dusozanye niyo icyo bita to finish in style to end in style sibyo ukaza ukamukubitira umuziki bagataha babyina hariya so izo ni modern churches ni n'amatorero nyine ari kwirenovera nyine ari kugenda yisobanukiwe ariko nayisobanukiwe umva nkubwire umva ari kuntu reka mbikorohereze jewe njya muri church nambaye gutya kunambaye nta kintu mpindura nago ntekereza kabiri ngo ingofero yanjye ireba inyuma ireba imbere I don't give a damn hanyuma muri church mu rusengero bakakwakira batanyakira se barenza iki nabereka icyanditswe kibabwira ngo kama as you are ninjye wagishize muri Bibiliya ntago ari wowe none niba atari njye wagishizeho Imana ari yo uzi ngo bavuga imyambarire yawe gutyo wambaye byose birimo byose bikubiyemo erega uri umubiri ukaba n'umwuka uwo mwuka se ngenda wubona mbona umubiri wawe sibyo nimba mbona umubiri wawe ntago nkwiriye kugucira urubanza kukumeza impamvu uko ngukumeze je narware nabihindura mu byo kuguhindura nta nurwo wabigizemo kugira ngo nta nubwo nigeze yewe nta nicyo nabihindura ubundi kintu abantu bagomba kubaniraho no kubaho bakabana sibyo umunyarwanda yavuze ngo kubaho no kubana all right ngiye nyubahira uwo ndiwe nanjye nkubahira uwo uriwe nta bindi ibijyamo hagati bari amatiku okay kuko nugenda muri church nkakubaha ukaza wambaye uko nguko upfa kuba uri kuramya yo okay niba uri umujura wenda turabimenya tugusore tugushire urabwirwa n'iki ko ndi umujura nariba ni wiba nibwo turi bugufata kandi twavuze ngo ngwino ukuri none nje ndi umujura nta kibazo kuki muri kunkura amandi mwaretse nkiba nanjye nagaye ninga ni wiba ubugingo turabyemera nka cya gisambo kibye ubugingo ku munsi w'umusara uriya muniga n'umujura uranyibukije niga yaribye ariba uretse Yesu agiye gupfa buriya nawe yaravuze ati uyu mukaritasi kunanye iby'ubugingo kunanye iby'ijuru ntabwo nzi nimba yarabishyizemo ariko byo gutukana ntabwo nzi ko Yesu oya rega mva nkubwire twebwe imbere yuko tuvuga Uwiteka azi uko tuba twatekereje ukanacumura ubishaka buretse nkubwire ntabwo urareba umuntu utagamije gucumura ntabwo urega gutukana kose bigamije gucumura kuko dukura iwacu batwitaga ngo turi ibyata bakavuga ngo maberanyo kari na mama waguhamagaye ariko ntabwo nyine bira ntabwo bera gutukana aba ari nko kugira ngo mu kinyarwanda habamo ikintu cyo bita gucyocyorana sibyo noneho rero nko gutekereza ati buriya Yesu nawe yaratekereje ati nk'uyu mugiye gukunanya ibyo ubwami bw'ijuru kandi yarebye umutima we ngo mwami hari ikintu biriya bintu bikwigisha gusobanukirwa uwo uriwe hari state of mind uri kumva nigeze kwandika igitabo kera ariko ntaragisohora kubera ko kigomba kuzura ibyo nshaka kujyamo hari bibiri kimwe kiri kuri depression level y'abantu bakora depression ikindi kiri kuri lifestyle yabo so hari icyo bita prison state of mind prison state of mind ni igihe wishyiramo icyo kintu wowe uzi aricyo gihagije aricyo cy'ukuri aricyo nyine nta kindi bagindura bro nubwo bakubaga mu bwonko basanga aricyo kimeze gutya arakano nabonye ejo bundi ntabwo nzi ko amabatiri ya iPhone ntabwo aba afite akantu arambitseho neza kari flat n'uwayikoze arinda gushyiramo agapapuro hagati kuri batiri hagati ya motherboard na battery sinzi nakabonye ejo bundi ngiye guhinduza batiri ya telefone yanjye none se imbaza umujama wanjye ndamaza ese JP aka kaboro gakora iki kushizamo agapapuro ati wese nta kwabonye kari karimo kuki nyine karimo bayikoze mati no niko umu designer yabishatse kano gapapuro karimo hano we kuri we a designer afite ikintu yagasobanura so natwe rero hari abantu bagenda bakibobinamo ibintu bakumva ko ibyo bafite ari ukuri ari rero mpamvu abantu bitwa bamwe ngo ni abanyedini abandi ni abanyetorero uko byumva so wowe fata urugero rwawe uvuga uti njyewe nduhe muri abo ngabo nacyo cyo nakubwiye hitamo uzakorera urumva byorohe
ni uwo nguwo. ndakumva neza cyane. Okay, none rero nshaka ugire ikintu wabwira abana b'aba DJs muri make tujye kureba ku mpano. Motivation mba motivating kwa kundi ukuntu umuntu acika intege, kuko nibyo ngibyo twaganiraga biri mu bintu bica abantu intege. Kuba umuntu yumva koko yaba umu DJ muri gospel ari nabyo yumva kunze, ariko kubera ko kuresista no kuguma nyine ngakumize bigerageza no kuburamo amarongo bikamuca intege. Ibyo binahwanye n'abana b'abahanzi. Mwana akaba ari umuhanzi muri gospel, akaba ari umuhanzi wenda no muri security, okay, kuko motivation ntabwo ireba uruhande rumwe, irareba impande zose. Kuko inama wagira umuntu uririmba gospel n'umuntu uririmba security yabyumvishe yumva nyine nayo nama imureba. Abo bantu nyine niki wababwira mu buryo bwo kugira ngo bagume ku byo bashaka kugeraho mu gihe kabone n'ubwo inzara yabi hari koko? Ibintu bibiri byihuse nakubwiye, isobanukirwa, hacyo bita self discovery na self development, then na deploying. Sibyo? Izo 3D staza zindo muri filime tureba. 3D ubwo D ya mbere ni discovery, D ya kabiri development, D ya gatatu and deploy. So iya mbere iyo wisobanukiwe iyo bita identity. Je ndabizi ko ndi umunyafrika. Yego. Icyo kintu numara kukishyiramo kiraguha amahirwe abiri. Uragira umwanzi, ugire n'umukunzi. Umukunzi wa mbere ni ikirere kiwanyu. Reba weather twifitiye hano. Abandi bari mu butayu, bari mu bukonje. Abandi bari muri neje igigi. Bameze nabi, bapfuye bose bari kwihisha. Bari muri wowe uranga hana agakabutura umeze neza. Ndagasenge. Ngo waje muri sama. Sawa cyane. Icya kabiri umwanzi ugira niki? Ni umunyamahanga. Ukubonamo melanine akavuga ati uyu muntu umbonamo black yanjye, agahita avuga ati uyu muntu n'umwicanyi muri nature. Warubizi ko abazungu batuzaniye ubukoroni bukozwe mu bwoko bubiri. Yesu bamuzanye ari umuzungu, Satani bamuzana ari umwirabura. Period. Kubera icyo amapine y'imodoka bari black igihe cyose bagenda. Ahubwo se kuki bagenda kuri kaburimbo y'umukara? Piano muri story y'igitabo nanditse ngaragaza ko ndi kwandika, ngaragaza ko black and white ni ibara ritazigera rireka kubana. Fata urugero, piano igizwe n'iki? N'amabara abiri, white and black. Imwe ishinzwe iki? Imwe ni high note, indi ni nta bindi. Major na high note zifashanya iki? Harmony, harmonizing. Atari wa wundi waharahiri. To harmonize bisaba ko usobanukirwa ko ukeneye kiriya na kiriya kigukeneye. Alright? So young DJs bari gucika intege wenda bashaka gukora gospel bakabona nago bivuga young talent. Even if nagari um DJ nagari umuhanzi ariko nyine afite talent runaka ashaka gukurikira kugira ngo muri gospel. Okay, gankwe nk'urugero muri social media, sibyo? Hari umuntu buri influencer muri sekira undi akaba influencer muri gospel. No muri media ubwayo tukureho social dutegara media, photography, videography, cinematography, acting, ibintu byose. Alright, bigendana nuko wowe uhisemo. Uri kumva? Niba udafite ibitekerezo byinshi by'uburiwe, hari abantu bataba bazi kwisobanukirwa, egera umuntu mubaza ati ko iyo umbonye umbonamo iki? Sibyo? Bamweza kubonamo umwana witonda uzagishidikanya. Icya kabiri bakubwira ati ufite impano nziza, ni izihe? Uzi kuvuga. Right? Ntabwo utegwa iyo uri kuvuga mu Kinyarwanda, mu Giswahili, mu Cyongereza, mu biki. Appearance yawe iri perfect, iri good. Sibyo? Noneho urumva ko uhuje kubuvuga neza na appearance birajyana. Alright? Kenda nyine ukora ikiganiro, ujye kuri screen ugaragara, cyangwa tumira abantu ufite ijwi ryiza ubaganiriza, ubibyaza umusaruro nyine ubibyaza umusaruro. Urumva muri iyi si turimo ya digital generation, nuko ikintu cyose ukoreye kuri smartphone, ikintu cyose ushutingiye kuri kamera, ikintu cyose ukoze kirasohoka kikajya hanze, kibe kibi kibe cyiza. Wowe choosing ngo ndashaka gukora ibyiza cyangwa ndashaka gukora ibibi.
ubwo ibyo uzakora byose bizajya kuri screen, sibyo? Noneho rero wacitse intege kubera ko ubuzima ubona bwakugoye, wirambiriza muri ibyo bintu. Imana nimba yaraguhaye impano 3, njye ngira impano nkenye. Alright, ufite impano zonze izuzi, hari n'iz'abantu bakuzi utazi. Nk'iya comedy nayo nzi ko ariko urayigira, ariko abantu bajyambwa buri urayigira nuko nawe utarashaka kuyireba. Ugiye kudusetsa ko twarwara imbavu, nkabwa rero kubwizo mpamvu muzitwaze mituweli kugira ngo nimurwara tuzabone uko tujya kubavuza byoroshye, sibyo? Kabisa. So ariko ubwo n'umuntu bivuga bitewe n'ukuntu aba yabibaza. Alright, so none reka nkwereke, ngewe nzi neza ko numva umuziki, shobora no kuba ntazi gucuranga piano, ariko umuntu ndi inyuma ye agacuranga bitambwira bro haraburamo iki kintu, kubera kumva gusa, kubera kumva. Alright, njyari nige njya muri church z'abandi, mu bintu ari gucuranga atabitahira, none ujya gusenga gucuranga. No, urumva Bibiliya iravuga ngo Dawidi yakiniraga umuziki we ubuhanga. So umwami ntiyarazi kurwana, ntiyarazi no gucuranga, yacuranganaga ubuhanga. Sawuli tuzi Sawuli wahindutse Paulo. Oya, Sawuli w'umwami atari Paulo weje mu gitondo.